Nanone kandi ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tugiye kuba turebera hamwe aho bihagaze kuri ubu ngubu. Ni nyuma kandi nanone y'igitutu Tshisekedi, uyu ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kuba yashyirwaho. Nanone kandi ni nyuma y'uko agiye i Davos mu Busuwisi, aho yitabiriye inama y'isi yiga ku bukungu cyangwa se World Economic Forum, ndetse akaba yari yagiyeyo afite umugambi wo kuba yahura na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, ariko ntabwo byaje kumukundira. Ahubwo nanone nyuma yo kuva i Davos mu Busuwisi, aho yari yitabiriye inama ya World Economic Forum kwa gatatu tariki ya 21 Mutarama 2026, yahise agirira uruzinduko rugufi i Buruseli, ndetse Felix Tshisekedi yagombaga no kuba ajya gusangira ifunguro rya saa sita na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron i Paris, ndetse aho yari agiye kuba yamutakambira ndetse yanamusaba ubufasha cyane cyane bwo gukomeza kwigobotora ibibazo arimo muri iyi minsi na M23. Nk'uko kandi amakuru agera kuri radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI abitangaza, uyu muhuro wasabwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse Kinshasa nicyo gihugu cya Afurika Ubufaransa bwagiranye nacyo imikoranire ikomeye cyane umwaka ushize, nyuma y'uko nanone kandi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na Emmanuel Macron w'Ubufaransa bakunze kuba bahura inshuro nyinshi, dore ko umwaka ushize bahuye inshuro zitari nkeya cyane cyane baganira ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi i Paris bivugwa ko hafatiwe imyanzuro ibiri, ndetse nanone kandi akaba yaragizwemo uruhare na Emmanuel Macron, ndetse aho nk'urugero RFI yaje kuba ivuga ko Ubufaransa aribwo bwashyikirije imyanzuro ibiri akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku bijyanye n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Biravugwa ko kandi Paris yafashe inshingano zo gutegura inyandiko ndetse no kugirana ibiganiro n'abandi bagize akanama, ndetse no kuyimurikira uko ibintu byatowe, ndetse no kugira ngo ibi byose ngo bibashe kuba byashyirwa ku murongo. Iyi myanzuro yombi kandi iragoye cyane kumvikana, kuko icya mbere kubera kutanyura ibindi bihugu bya Afurika ndetse no kubera inshingano itanga, naho icya kabiri kuko ireba manda ya MONUSCO itavugwaho rumwe hagati y'Abanyamerika ndetse n'Abashinwa, ndetse iyi myanzuro nanone ikaba yaraje kuba iterwa utwatsi n'igihugu cy'Ubushinwa cyane cyane ku nshingano za MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Miliyoni 850 z'amayero kandi nizo zimaze kuba zatangwa, ndetse biteganyijwe ko ibiganiro hagati ya Felix Tshisekedi na Emmanuel Macron bizaba bigaruka ku nama y'i Paris yo ku itariki 30 Ukwakira 2025 ku mahoro n'amajyambere mu karere k'ibiyaga bigari. Nanone kandi nk'uko Paris ibitangaza, muri miliyari 1 na miliyoni 500 z'amayero yasezeranyijwe muri iyi nama n'ibihugu 70 ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Inkunga zose z'ubutabazi byihutirwa bivugwa ko zifite agaciro ka miliyoni 850 z'amayero, akaba ari nazo kandi zimaze kuba zatangwa. Nanone kandi ibi ngibi byaje kuba bikomeza kuba byadogera nyuma y'uko kandi mu mpera z'umwaka ushize 2025 nibwo Ubufaransa bunyuze muri perezida Emmanuel Macron bwaje kuba butangaza ko ngo ikibuga cy'indege cya Goma ngo kigomba kuba cyafungurwa ndetse kigacungwa ngo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa kandi nyuma y'ibi biganiro aje kuba agirana na perezida Felix Tshisekedi, yijeje mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubufasha bwo kurinda ubusugire bw'igihugu cye, ndetse amwizeza ko bazakomeza kuba bafatanya cyane cyane mu guhangana n'ibitero ndetse n'umutekano muke ukomeje kuba ugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa gatanu kandi tariki ya 23 Mutarama nibwo Emmanuel Macron yakiriye Tshisekedi mu ngoro ye ya Champs-Élysées, ndetse nyuma yo kumutumira i Paris. N'uwo muhuro kandi wasize aba bagabo bombi bagiranye ibiganiro, ndetse perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yatangaje ko ibiganiro bya perezida Felix Tshisekedi na Emmanuel Macron byibanze ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umubano w'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Macron kandi yemeje ko mu byo yemereye umushyitsi we harimo ubufasha bwo kurinda ubusugire bw'igihugu cye.
Nanone kandi muri ayo masezerano yaje kuba atangazwa agaragazamo ijambo rya Macron avuga ko yishimiye kuba yakiriye Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo, ndetse yongeye kumugaragariza ko Ubufaransa bushyigikiye byimazeyo ubusugire n'ubwigenge bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi ngo n'imbaraga zikorwa kugira ngo hagerwe ku gahenge gafatika kandi gashobora kugenzurwa mu burasirazuba bw'igihugu cye. Macron kandi yunzemo ko Paris cyangwa se Ubufaransa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafite intego yo gusubiza ku byo abaturage bakeneye. Nanone kandi Tshisekedi na Macron baherukaga guhurira i Paris mu Kwakira 2025, aho bari bitabiriye inama yiga ku kibazo cy'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nako kandi haje kuba hakomozwa ku gufungurwa kw'ikibuga mpuzamahanga cya Goma. Icyo gihe Perezida w'Ubufaransa yatanze icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ndetse ngo gikoreshwe mu bikorwa by'ubutabazi, ndetse icyo gitekerezo kiza gushyigikirwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yihaye intego yo kugifungura bitarenze mu Ukuboza 2025. Iki cyifuzo ariko icyakora cyateje kwitambikwa n'umutwe wa M23, kuko iki cyifuzo cyaje kuba cyamaganirwa kure n'abarwanyi ba M23, kuko kuri ubu ngubu n'ubundi ariyo igenzura umujyi wa Goma, ndetse M23 yaje kuba igaragaza ko gufungura kiriya kibuga bitari mu nshingano z'Ubufaransa, ndetse ko bitari bikenewe mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaba ibitero bya drone mu bice bituwe cyane n'abaturage benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi nanone ngo bakibanda mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23. Nanone kandi ibi ngibi byategerejwe ko iki kibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa, ariko n'ubundi amaso yaheze mu kirere, ndetse nyuma y'uko iryo tangazo risohowe ry'uko iki kibuga kigomba kuba cyafungurwa, M23 binyuze mu muhuzabikorwa wayo Colonel Nanga yaje kuba yihanangiriza buri muntu uwo ari we wese uzagerageza kuza gufungura ikibuga cy'indege cya Goma mu gihe cyose M23 ngo itabigiramo uruhare. Yahise avuga ko iki kibuga kitazigera gifungurwa, ndetse mu ijambo rye ryuje uburakari yaje kuba ababwira ati, umugabo wumva ko afite imbaraga azaze afungure ikibuga cy'indege cya Goma. Nanone kandi ibi ngibi byaje kuba bivugwaho n'igihugu cy'u Rwanda, aho cyaje kuba gitangaza ko kuba ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa bitari mu nshingano z'Ubufaransa, kuko ibi ngibi bigomba kuba bireba M23 kuko ariyo igenzura agace iki kibuga cy'indege giherereyemo, ndetse ubu icyo gihe u Rwanda rwavuze ko bigomba kuba kandi byagirwamo uruhare n'abahawe inshingano zo kuba abahuza mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baba Doha ndetse ubwo ni Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko aribo bafite mu nshingano zo guhuza ndetse no guhosha amakimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.